umugore. Profete reka kuncanga. Nagize ngo mbuze ubuzima mfuye igihe mama yakanadatanye kugasesemekesha ariko ramwandara mukuda. Oya Profete wincanga ngewe hari ibintu nzinja ndashaka kubinsobanura. Nuko ibintu byose dushaka ku buzima bwacu siko tubibona. Bivuze yuko watubeshyaga? Mbabeshya se mutegereze. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahana Profete gute? Ahubwo pfukama hasi musengere mu kiganiro. Uyu mugabo nakasongoyeho. Wowe uransengera ndi Profete ndakurusha amavuta. No uraniyaturiye ngo ndumurisobanura icyubahiro. Icyubahiro cy'Imana se. Uramo drip nkingure umbwira ibyo mbwira none nkumva neza. Uri kuvuga ngo iki? Ingofero isobanura icyubahiro cy'iki? Turabashimiye cyane uyu munsi twabazaniye umutumirwa ari witwa Profete Noheli. Nibwo bwa mbere ndakeka bwa mbere mubonye ku muri kamera za Tigo Misho. Profete Noheli watangira wibwira abantu? Urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Abantu bankurikiranye ari ubwa mbere hano kuri kamera za Tigo Misho. Reka mbabwire ngo nitwa Profete Noheli byukura bagirane. Uwimana yarinze umushakamba utagira imbeho munda icyogere ku rugamba. Ati ninde wari kwise ati nidatetereza abasenza amagambo yageze wandabaga. Ati ni nyamujya mu bimbere uri kumva ni Imana iseruka igatabaruka nitsinze. Yitwa ndiho kandi zahuraho. Ni ibyiringiro by'abe twizeye. Ni Imana idatetereza abayisenga uko bwije nuko bukeye. Ari yanzanye mu kibuga kugira ngo nzimbabwire imirimo nibitangaza Imana ikora. Ndabakunda cyane. Amazina yanjye nayo ngayo. Aho narinuye ntabwo ariho nyituye. Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye we. Aho narinuye ntabwo ariho nyituye. Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye we. Ni wa wundi mukunda cyane waririmbye iyo ndirimbo. Uyu munsi wa none rero ndaje ngo tuganire ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Namwe bayobozi ba Tigo Misho murakoze cyane kuduha ikaze mu kiganiro. Profete Noheli. Njya ngo abantu hatwika. Oya ntabwo ari njye hatwika ni Yesu hatwika. Bura Yesu niwe wahatwitse kurusha uko twibwe twahatwika. Bura ni Yesu hatwika. Ku musaraba igorogota Yesu yarahatwitse. Yego. Inyabihanga arahatwika. Yesu ageze mu bukwe bw'Ikana ahindura amazi divayi. Arahatwika harashya. Mbo kwa Petero yarahatwitse, kwa Lazaro yamukuye mu gitura abantu barabizi yarahatwitse. Rero ibyo dukora byose Paulo yavuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga zo kugira ngo tubikore. Ase Profete tutarakomeza harya ufite ubukwe? Uyu bukwe se ubukwe nzabugira. Ndiga nta muntu utagira ubukwe. Ngi nzagira ubukwe bubiri muri isi. Nagize ubukwe bwa mbere mama mbyara. Ufite se umugeni? Nzagira n'ubukwe nitaba Imana nzagira n'ubukwe nshaka umugore. Profete reka kuncanga. Nagize ngo mbuze ubuzima mfuye igihe mama yakanadatanye kugasesemekesha ariko ramwandara mukuda. Oya Profete wincanga ngewe hari ibintu nzinja ndashaka kubinsobanuraho neza. Ufite sheri? Ntawe ngira. Ariko ngewe mfite Yesu Kristo mu mutima wanjye. Kuko Imana Imana izanabara yego nicyo gituma namwara nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakaba nk'urutare kandi nzi ko nazakorwa n'isoni kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege yego kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Ese Profe ko mbizi neza ko ibintu twabonye kera kuhakanye ko nta musheri ushaka kuba umutubuzi. Ndukumbaza birava ngo ibya kera nimubyibuke ubwo nyene ni ibya kera. Nese umuntu ugeze gutangaza ko ari we muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gisha. Ibya kera ntabwo byongera kwibukwa. Profe nese buraje kumbaza uburagiye kumbaza ngo ibyo wavuze kuri YouTube ngo ibyo wakoze ngo ibyo wavuze kuzarongora ngo kuzashaka. Pawulo yavuze ngo ushaka ni byiza ariko kudashaka bikaba byiza kurushaho. Niko kuri se? Yego. Hari ngerageza gukora ibyiza bikananga imbere kimwe nuko ibintu byose dushaka ku buzima bwacu siko tubibona. Bivuze ko watubeshyaga? Mbabeshya se mutegereze. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa we ujye usenga ufite kwizera oya ntabwo azahera zaza we. Ese Profe bisobanuye yuko ibyo wagiye utwizeza byarangiye ubu ntacyo ufite urusingo umuntu wakureba wese aramutse
searching no searching umukobwa ufite yerekwa ritambutse biremewe abantu bahora baturwanya ngo ntibashaka kumva ibyo tuvuga ariko what do you want polipoli Parfait ikintu tutumvikanaho igikisi hari umuntu uherutse kuvuga yuko uzana abana nawe biranasakuza bitera sahi cyaba guteye ubwoba ubivamo inde siboneye ubwoba ntabwo ndashaka nawe ntarashaka n'abandi ntibarashaka ikibazo ni iki sebwo ntibyakwitwa uburaya buriya we buraya se uburaya se nafashe ku ngufu uburaya se yanjye ntabwo njya mu ndangamirwa musore mwiza nkanjye buhagaze drip nk'izi ngizi uzi ingofero ukuntu bayita uzi layibano ukuntu bazita gute bayita kuko umwami Imana izantabara iyo ngofero nigura 800 zikaba zigura cyabiri tuza iyi bayita kuko umwami Imana izantabara iyi ngofero isobanura iki isobanura icyubahiro cy'Uwiteka kiri ku buzima bwanjye izi rinete noneho yewe iyi bayita amaso y'inyana Profete kanguhanurira noneho drip ngiye mpamagaze umva narakubwira utazanagira ngo ngewe ndi wa profete babandi bo mu bishokuro hirgiriye bamwe bambara imyenda ya 300 ya senyisa ya 500 reka nguhanurire n'ubundi umupagane urabyemera ko umupagane yahanura profete gute ahubwo pfukama hasi musengere mu kiganiro uyu mugabo nakasongoyeho wowe uransengera ndi profete ndakurusha amavuta none uraniyaturiyo ngo ndi umupagane ahubwo umupagane akoresha profete gute pfukama mbanze ngusengere amasengesho wansengera ntaga amasengesho wansengera yagerayo aragerayo uko buri munsi wari uhindura ibyo uvuze uyu munsi ntaga ari byo uvuga ejo bigenda bihinduka arya ngo nuko ngiki ibyo uvuze uyu munsi ese umuntu ntabwo uri umupagane twese twakoze ibyiza twakoze ibibi nitwashikira ubwiza bw'Imana ariko Imana itubonye twitegereje yadukunda itubonera mu maraso ya Yesu bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho amen uribuka kuri kamera bakureba cyane bari kundeba nibyo wavuze mbere uruka ko babizi babibonye nibyo uvunguruka ko barimo barabireba kandi imirimo ya mbere yego ngo niyo izahesheje agaciro n'iyindi babivuga gute nta nibyuze baravuga ngo imirimo ya mbere yego imirimo ya mbere niyo izaheshe ya nyuma agaciro none ubwo ukurikije kuri wowe urumva utarimo uragenda ubivangavanga Noheli wari mu bikera ubu yabaye mushya uzi ko njya kuza gushaka cya Pastor Claude akagusengera ntabwo yansengera kujya atagusengera aransengera se nabakina kujya sengera uvuga ko natamusengera urimo urabivangavanga ni uratubwira Imana igura ingofero Imana yakugura ingofero iyi ngofero Imana igura rinete ubwenge ingofero isobanura icyubahiro cy'Imana se uramo drip nkingure umbwira ibyo umbwira none nkumva neza uri kuvuga ngo iki ingofero isobanura icyubahiro cy'iki ingofero ni icyubahiro cyande cy'umuntu none se abashaka icyubahiro n'ubwiza no kudapfa niko Bibiliya ivuga babishakishe gukora ibyiza badacogora ese nukora ibyiza ntabwo uzemerwa niko Imana yabwiye umuntu witwa Kayini yari waje ngo murumuna wawe Abeli ari he none undi aravuga ati nge sindi umurinzi wa murumuna wanjye simushinzwe Imana iravuga ati urambabaje nani ngiye kuguhana yego niyo mpamvu ubona ngiye mba nambaye drip urumva Noheli reka nkubaze ikibazo ese akajya bibaye ngombwa yuko ubuzima buhagarara Imana ikavuga ati ngiye gutwara abantu banjye wagenda nagenda ariko ubundi nkawe ushinzwe iki kankubaze ubundi buretse nkubaze ushinzwe iki wowe ushinzwe kureberera Imana mu ndorerwamo y'Imana ikugisha inama ibyo igiye gukora ijambo riravuga ngo mbere yuko utokora agatokorwa kari mu jisho rya mugenzi wawe banza utokora umugogo uri mu jisho ryawe hari abantu bigize abacamanza kandi Yesu ari ku ntebe y'urubanza niwe uzaducura urubanza hari abantu bazi kureba iby'abandi ariko ibyabo bakabyihorera ariyo mpamvu reka ndekure rokete rumena amabuye nshwanyaguze noneho mena umubisha Satani icyambere wowe uza gucira umuntu urubanza ngo ntabwo azajya mu ijuru wowe ijuru ni irya so ni irya mwene wanyu ni irya mama wawe ni irya papa wawe ijuru ni iry'Uwiteka ijuru tuvuga rirahari kandi uwameneye amaraso ikiremwa muntu nawe arahari nyir'umurimo arahibereye niyo mpamvu rero namugomba kugucira urubanza ngo urabona ngo Noheli ngo kuvuga cyane ngo kakasa mutwe kuri YouTube ngo kwambara ntabwo Imana iba mu myambaro ahubwo Imana iba mu mutima ikorera muri twebwe igendera muri twebwe niyo mpamvu yitwa ndiho kandi zahoraho yitwa Jehova Jire El Shaddai
Imana ihora itureberera uko bwije nuko bukeye. Ndetse Nohe kuzi neza ko bavuga ngo muzabarebera ku mbuto bera nkaba mbona wera indimu. Sibyo navugaga, saba imbabazi ahubwo. Wowe urinde ufite ubuhe bushobozi, n'ububasha bwo kujajinga ukamenya ko umuntu yera indimu cyangwa se indimu. Ubuse wera iki? Wera intoryi, wera avoka, cyangwa wera imikenye uratanda n'abyo siri umusigati. Mvuze umusigati naba ngwaye izina ryiza. Ngiye nemera ko ndi umunyabyaha, wowe ukemera kuri uri profete. Ndahindirwa nande se ko Yesu wageze kwa Zakayo akinjira kwa Zakayo akarariwe. Wakemeye nka gusengera kuri kamera ugapfukama akarari wawe nawe. Abakampinde se karabo bamirika bande baguhirikaza. Urugero nkawe nje se n'ubwa mbere uhuye nanjye no kugira ngo ngereho byakugoye utanagira ngo ngewe ndi umuntu woroheje gutya, kuko kugira ngo ngewe ungereho ndabanza nkabaza Imana ngo iracana inyigiyo cyangwa nyihorere. Imana ikambira ngo genda ndi kumwe nawe. Ntabwo ndi meze nk'aba profete cyangwa se babakozi b'Imana babahanuzi birivuga bibibuno birirwa bagenda bapfa kubeshya ngira vuze itavuze. Nje gukomeza abantu bari hano kuri cano bakore subscribe, bakore share, ba uploading. Ukumva ndavuga kwa uploading no kugenda bahereza abantu ibintu basharinge mu magambo bace mu duce bashyira ku mastati bahabwa umugisha ntashari babigukorere nawe uzamuke nk'abandi. Nutivumbura Imana izakugerera neza, ariko ni wivumbura uzadindira umere nk'abanyamakuru bagiye bajya mu bishokoro no mu ntuza no mu bishanga. Aho Imana ica mu bantu kandi ndaguheraho buriya nago nahava maramasa. Ubuntu bw'Imana buguha abantu bakaguha ibintu bikaguhindura ugomba kuba uyu munsi wa none. Ariko ubwica no yicaho Profete Noheli ndi imbere y'Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi. Nawe Imana igiye kugira neza. Abo si Imana yabifasha abajura, igafasha indaya, igafasha abasambanyi, igafasha abaroza abantu bakava hano bakurira imodoka bagiye kugira abandi nabi mu bindi bihugu bagiye kubarogesha. Imana ikabarinda ntibapfe, ikabareka kugira neza ngo nawe uzamuke. Tera imbere ntashari mfite muhungu wanjye. Reka dushimire Profete Noheli wabanye natwe kuri Tigo Misho. Nk'akajambo wababwira abakunzi bagukiye kuri no cano bakagasigarana mu mutima nakaye. Nyuma ndabari rivuga ngo nibahore bijejwe kuko bataza umunsi n'igihe. Irya kabiri birava ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano zo kugororera buri muntu ibihanyijwe ibyo yakoze. Niba warakoze nabi uzahabwa ibibi, niba warakoze neza uzahabwa ibyiza. Kabiri mubane n'abantu bose mu mahoro. Ikindi reka mbahesha umugisha. Data mu izina rya Yesu, Imana ihambaye, Imana dukunda, Imana twubaha, Imana rubasha, abantu bose bateze amatwi televiziyo yitwa Tigo Misho baha umugisha. Yica ndayisenya ngo izamurwe nawe, ntizazamukire ku magambo y'abantu ahubwo izazamurwe nawe. Icyo watangiye mu itangiriro no mu mahera no mu mpera zacyo uba uri kumwe nacyo. Yica no tuyisize mu biganza byawe. Urakoze kuri Imana ishobora byose. Dusengera abantu bose bakurikiranye icano kugira ngo bahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamugisha. God bless you.